hano ni bande barimo bimeze bite se oya umva icyo kintu wikinyerekezaho we nsobanurira we ngereka nkubwire tokera mu gipangu wanze ko dusohokera mu gipangu mwanze ko tuvugana koko ariko boss nawe girimo reba nanjye ukuntu bangiza aba bantu kandi nihanganye nuko atangiye usanze hanze ubundi nta nubwo bukihumeka ahubwo nta nubwo kibona ase mwaretse ase ubu mwaretse koko oya buretse ariko ase waretse kuko ibintu byo kutumenaho amafu hari randevu ufite wowe kuyisuzana inkoni ko oya nje ibyo ngibyo ntabwo tubikunda uyu ni umugabo wacu kandi turamukunda aradukunda aranadutunze turarya setse n'ijoro ngo muje kureba muje kubarikiza ya twese turayibona ibyo bikurebe murayibona inyise mu buzima bwawe wowe ushaka kugira ngo wivange muki iratunyura pe iratunyura icyo icyambere cyo nabanza kubabwira ego uru rugo ntago ari urw'umupfakazi urugo rufite umugabo urumva ntago nakuzana iporute koma mwinjira uko mubonye mwebwe hasi isoko mwinjiramo yego ako boss nagere bibimbayeho kandi nakubwenge bikubayeho nibiki unsanga hano hanze ngo urebe ugerageze ubaze rwose ariko ubaze utashaka kugira ngo winjire mu buzima nubwo mu cyumba ushaka nakwakiriye hanze none ndumva ushaka no kugera mu mbere ntabwo bimugereye Take time, greet every person where you stay on this time. Remember, this is on Mutako TV. Nago biri buze koroha. Nago ibintu biri buze koroha. Iyo no Mutako TV. Ndagushimira cyane. Byinshi cyane tunyuramo tugera ahantu henshi hatandukanye inkuru zizewe kandi ku gihe cyanyacyo. Nakoze urugendo rutoroshye ariko ahangaha ngeze hari ibyo nshaka kubereka ni ukuvuga ngo ibyo bahishe tugomba gukora iki kuvumbura aho biri ubu gahunda ni ukuvumbura nta mikino uyu ni Umutako TV reka ngushimire we wakoze subscribe nawe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe like comment and share ntago turi bubatindire kuko twakoze urugendo rutoroshye hari ahantu bundimo kwerekera na timu dukorana ahanga ushobora kwibaza ngo ndi hehe can you imagine umugabo ubana n'abagore batatu mu nzu nukureho kamera ibiri bumbeho byose ibikubaho nawe ubwo nyine nuko turazinga amabinga so reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi uyu ni Umutako TV nkunda gushyiramo akantu mvuga ngo take time greet every person where you stay on this time nizere ko mumeze neza cyane ako kandi impamvu nkunda kukavuga nuko masuhuza abantu aho muherereye hari hose bari abagore ngo 8 hasigaye batatu ashaka kongera mundi kamerama rero nta bintu byo gukuraho kamera bugahunda uko bimeze nuko gitumo mvuze iki gitumo twafunguye ubundi wahita ninjira mwiriwe mama amakuru yanyu iteka ryose okay twe tuje kubasura mwari muje kudusura yego muri bande turi abanyamakuru hari amakuru twari dufite twashakaga kuza kuganira namwe bitewe kuganira nanjye none ko muri kuntunga ibi bintu iyo ni kamera iyo na amashusho oya buretse gatoya ahubwo se hano ni bande barimo oya se hano ni bande barimo bimeze bite se oya tuje kubaganiriza donc twebwe umva boss reka tuwenda
umwanyinjire mu rugo rwanjye nta neguza nta n'icyo umuntu aba uburenganzira bwo kwinjira amano neza ubwo ko namwe ibintu kuko bamudukoreye ibintu babakoreye ntabwo bazi ibyo bagukore n'ibiki ahubwo ubundi ni ibiki ubundi mwibundi muje muturutse ubundi ko muje mumvangira mu rugo bimeze bite ubundi muturutse ubundi se avuye he ni ndoma y'amakuru twebwe turi abanyamakuru twe tuje ku ase mwaritse koko ase boss oya ese mumemuretse bansobanurira ibyabo n'ibiki bagenza ubundi umva icyo kintu wikinyerekezaho we nsobanurira we ngereka nkubwire genda umunyamakuru hari amakuru twari dufite yuko hari umugabo rwose wabaye intwari umugabo ubana n'abadamu ngo 8 ngo harimo abagiye bagenda ubwo rero twari tuje tugiye tubanze tumenye ko byifashe ibyo birabareba ibyo bintu by'ubugambo muba mukomeza mugera mu nago oya mama nago ari ibintu by'amagara aho mu munsokere hano wana munsokere mu gipangu wana munsokere wanze ko dusokera mu gipangu igipangu cyacu oya hashi mwanze ko tuvugana koko boss ngiye ntago ngiye tugomba kugira uburyo tuganira pe tugomba kugira uburyo tuganira Boss ubu wamvugishije ko ako se nkuvugisha gute ako mujye mugenzwa na kamwe we uzi utarateguje n'abantu kaza upfa winjira iri ni isoko winjiramo wenda uyu mama reka mama umva iri ni isoko winjiramo bitewe n'amakuru twari dufite yuko habamo abadamu ngo niba ari 8 ngo umugabo witeje kamanda nikingira igipangu kiwanje abadamu twari dufite oya asanga makuru muyakura he abo bayaguha bagiye baribo barabatunze se barabatunze abo nukuvuga nyine nk'itangazamakuru ugomba guperereza ukamenya uko amakuru biba byifashe mupereza ibiki ariko boss nawe girimo reba nanjye ukuntu bangiza aba bantu kandi nihanganye nuko atangiye usanze hanze ubundi nta nubwo bukihumeka ahubwo nta nubwo kibubona ase mwaretse ase ubu mwaretse koko oya buretse ariko ase waretse kuko ibintu byo kutumenaho amafu suko kaba abadamu ko reka babanze bansobanurire ubundi niki kintu kizima kibagenza kubyo muza mwivanga mu buzima bw'abantu ikintu uravuga ngo abagore 3 niyo baba 10 niyo baba 20 murabatunze nukuvuga ngo ikintu kizima kiri kutugenza nukugira ngo tuganire namwe tukubaze urwo rugendo nyine kubana nabo bagore ubyitwaramo gute ari randavu arufite wowe kuyisuzana inkoni ko oya nje ibyo ngibyo ntabwo tubikunda uyu ni umugabo wacu kandi turamukundana aradukunda aranadutunze turarya setse n'ijoro ngo muje kureba uje kubarikiza uje kubariki ako boss nta nubwo ibintu bya danje munyemere tukicara tukaganira byaba ari ibintu byiza rwose kuko reka wenda mbwira abantu badukurikiye hariya ni ibintu byo guhabwa agaciro umugabo gutunga abagore 3 reba igihugu turimo biba bisaba gukora kwihiringa barandangiye kandi wari ufite amakuru nayo nyafite barandangira muri uko kundangira ndavuga ati noneho reka njye kureba babana ngo nguki mabuja umve firiya hose hariya hepfo hariya ku kizu cya MTN nuko urazamuka kugera hano uje kuri abagore 3 uwiwanje aguhaye kare bukari nje mukuru se muri banga Yesu ubundi oya turi ukuri kuture mwese muri abadamu b'uyu mugabo oya nje ndabyemera wowe urabyemera umva ubundi hari icyo uri bumarire we mu mibereho yanjye niba mbatunze ari 3 ibyo bikureba hiki kandi twese turayibona twese turayibona ibyo bikureba murayibona inyisi mu buzima bwawe wowe ushaka kugira ngo wivange muki iratunyura pe iratunyura munsokera mu gipangu oya bose kuko baduhaye karibu urumva barimo barinjira mu buzima bwacu ko tubaye uko tugize gute mwe mu mutange no guseka mutange no kugira gute mwebwe abantu je simbashaka mo hano
cyangwa uko mbabona ukuntu mutangiye kwisekesha hano mwasa mwabakunze aha ntabwo njye ufata imyanzuro ntago tubazi njyewe ntago mbazi wagusimbura ninjye ufata imyanzuro namwe murabifata muri kwabanga bimeze gute boss wenda boss umva nkubwire reka tuganire byibura uduha umwanya utarambiranye ariko natwe twafashe nyine urwo rugendo turabatireka turebe uyu mugabo kandi urabona ko kuri umugabo wiyubashye icyambere cyo nabanza kubabwira ego uru rugo ntago ari urw'umupfakazi uru rugo rufite umugabo urumva ntago nakuzana iporute koma mwinjira uko mubonye mwebwe hasi isoko mwinjiramo yego ako boss nanjye reba ibimbayeho kandi nakubwenge ibikubayeho n'ibiki unsanga hano hanze ngo urebe jewe basi ntugire ikintu kibungore ariko mbabara tuganire ibi bintu byanyu mubanze n'iki kintu mugikureho njyewe rwose sibyo muzanaga ibi bintu oya biriya ni iby'amashusho yo kugira ngo nyine abantu babone yuko koko twasuye ba bantu yego nta kibazo ngaho ni muganira umutware wanje n'ukuri uratwemera ko tugirana ikiganiro ndumva wabanza ukabaza shushu be wacu ubundi nabyemera ninjye muntu hano kuko nufata imyanzuro murazana ibyo byawe mubidutunga nituzi ngo mubyerekeje he murageze ngo mushango muvugane n'umuntu oya no kuvuga ngo hariya tuba twifuza kugeza ku banyarwanda n'abantu muri rusange ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage makuru y'ibyamamare umenye ubuzima bwa buri munsi si kimutumarira iki oya hari ukuntu iyo hari ukuntu hari ikibazo gikomeye runaka ntabwo mwononya hasi amafaranga mumenya hano hasi si amafaranga yangaya none reba ya mugiye gukora mo capati vuga vuba ibikugenza gira vuba ibikugenza ko nawe mfite gahunda njye nari nsohotse warusohotse nari ngiye njyewe ntabwo nari ndi hano hafi basi ukuzuvanga bose ngaho dufashe basi twicare tuganireho gatoya ntago twasaze tuba turi mu kazi pe yicarire hano mutware wanje yicarire hano ngo iki mama mufite ikihe kibazo mugabo wacu yadutunze urumva araduhahira turya neza urabona dufite na fresheri wibonye nta kintu atadukorera okay boss reka tuguhe mikrofone kandi ukuri urakoze Imana iguha umugisha kuba utwemere ko tuganira wenda boss sinzi niba mwakegerana kuri uyu mumama naye nkabasha kwegera hagati kugira tubashe gusangira mikoro none uje ni wanje none uje no kunegeka utanye no kuruyobora utanye no kunegeka uburyo ndica nasa dore bakumenyeho n'ibifumama ihorere bareke babwira ikibagenza maze bagende ntacyo unsanze wanje uje no kunegekaho nicara tugiye kwisohokera ibyo bintu bitumurire hanze utabintaho sorry ntago biri bwongere yego umwanya ndawuguhaye reka mbe nicariye hano vuga ibikugenza vuba ugire kambe nicariye hano hepfo kuko ibintu byari biri muri gahunda amakuru y'imisize nakubwira turaho twari dufite amakuru turavuga tuti reka ko mbona batangiye kukwegereza ariko baragukunda twari dufite amakuru twaje kumenya yuko hari umugabo ubana n'abadamu batatu turavuga ati reka tumusure tugirane nawe ikiganiro urabona ntabwo byari byoroshye natwe twakoze urugendo rurerure kugira tugere inaha ariko uko biri kose ndabashimira kuba mumpaye umwanya wo kugira tuganire kandi nanjye ibimbayeho ndabyakiriye wenda ijambo ni iryanyu uyu ni Umutako TV turimo kuganira ngoma wabonye amakuru nyine ubwo wagwaye amakuru n'ubundi ugenda umubaza ibyo bindi
neza ubwo ndumva neza ko waje n'amakuru yafite ubwo ugenda urebe n'ubundi wayaguhaye wakubwiye ayo makuru aguhe nandi. Oya wenda tutagiye kure waduhaye amakuru yatubwiye ko ari umugabo ubana n'abagore 8 ariko harimo abagiye bagenda ngasigaye n'abagore 3. ubwo rero turavuga teka tuvuze turahageze none koko twasanze n'abadamu 3 twifuzaga nyine kuganira namwe. Urumva kuri umugabo rwose hari byinshi bisabwa, hari abantu benshi usanga n'umudamu umwe yamunaniye ugasanga n'umukunzi ari umwe ari girlfriend yaramunaniye kumutunga, ariko urabona ko koko ari ibintu by'agaciro. Umugabo uri kumwe n'abadamu 3 bibikwerere nk'aba ni ibintu rwose by'agaciro. Ahubwo wenda reka banze suhuza nguye mama mumeze tumeze neza cyane. Biragenda uracyandakariye cyane gutese kandi cyane ukuntu mwinjira mu buzima bw'abantu gutyo kandi ntabwo umuntu yigiza avuga ko afite ikibazo. Ariko natwe nta kibazo twaje gukemura, ahubwo twe tuje kubasura ko ni ibintu bishimishije ukagikora nawe ukabagira amatsiko yo kuvuga ati se koko uwo mugabo ubana n'abadamu 3 ngo abandi ko bagiye bagenda reka tuzasura uwo mugabo tuganire nawe. ubwo nyine mutubaze ibyo mushaka kumenya tumenya turabasubiza. Bose umaze igihe kingana iki ubana n'aba badamu? Ndumva ibyo byose haciyemo imyaka myinshi. Haciyemo imyaka rwose igera muri 4 gutyo niba itari yuzura hafi aho. Hakuri aho w'inzobe ndabona kiri muto cyane. Kandi ubwo utangiye kujya ubagerera imyaka uretse ko ari njye ugomba kuyimenya. Ni njye ugomba kuyimenya nkamenya n'ibyabo byose. Yego. Urwo rugendo tunagushimira kuba uduhaye umwanya wo kuba twaganira nawe. N'urugendo wisanzemo gute byari byifashe bite kugira ngo uze kwisanga ubana n'abadamu 3? Ese bose waba warabatungiye icyarimwe cyangwa wagiye uzana umwe ku wundi? Nawe icyo kibazo bajije nawe uko utekereza ntago wajya gushaka ngo bazanire rimwe. Uzana umwe hagakurikira uyu twegeranye niwe nazanye mbere. Naseka neza mama. Yego mama. Niwe nazanye mbere. Hakurikiraho uyu niwo uheruka. Wene mutoya se hanyuma yaho uzaza ngo erega uri inkoko itera uko inyingana. Iyo umuntu afite ubushobozi ntunzi ibirenzeho nazana n'abandi nta kibazo. Ikiri ngombwa ikiri necessary nuko bose ibyifuzo byabo basha kubibakemurira. Inkoko itera banza utari umunyarwanda. Ntago nakurinda cyane ariko ndakizi. Wow. Mama we nyuma yuko uriya mumenyanye akagusaba ko wamubera umugore umaze kwasanga uyu nguyu amaze kutubwira ko ari umugore mukuru wabyakiriye gute? Se yabanje kubikubwira? Nabyakiriye neza. Yarabimbwiye ndabyakira numva nta kibazo. Tugenda nyine duhana ibihe buri wese aba afite ibihe bye agomba kumubonamo. Kumubonamo? Gute se yari mu rugo se ni mumubona? Kumubona nyine urumva uyu nguyu ni umugore mukuru. Umugore mukuru urumva we babona muri weekend indi misi ngende umugore wa kabiri ubwo ni 3 no kwa 4 n'abandi. Wari umugore kwa 3 no kwa 4. Aha. Abaro wanje n'ababizi. Ubwo nta wundi rwose umwegera? Nta wundi wamwegera. Okay. Mama woro we mubona narya? Kwa 5 no kwa 6 no gucumweru. No kwa 5? No kwa 6 no gucumweru. No kucumweru. Ese uvuka i Musanze? Uvuka i Musanze?
uvuka i Musanze? mvuka mu majyaruguru no kuwa gatandatu ku cyumweru mbese ni muri weekend. Nuko wowe nyuma y'uko waje gusanga afite undi mugore wari umaze kuvuga ati nabyakiriye neza, inkundo z'iki gihe, ingo z'iki gihe urabona biragoye, hari n'igihe ukundana n'umukobwa akimara kumenya ko ufite undi mukundana bikaba ibibazo mukaba mwaripfa. Wowe ni gute uwo mutima ukomeye kuko biba hakeya wabyisanzemo gute? nyine urumva narabyakiriye kubera ko n'ubundi by'umuntu agenda mu rugo ashaka narabibonye, na kimwe rwose namushinja. Warabibonye? Ndabibona nako, ndabibona. Urabibona? Ni ukuvuga ngo icyo wabona ubana n'umugabo mubana muri babiri, uko afite mwese abafite muri batatu, icyo wifuza cyose urakibona? Ndakibona. Rukombo kibonera igihe nakubwiye iminsi yanjye. Nakubwiye iminsi yanjye rwose. Yego. Ndi kumwe n'umuryango mwiza, umuryango ushimishije, turi kumwe n'umugabo ufite abadamu batatu. Ntabwo byari byoroshye kugira batwemere ko tuganira, ariko izi saha ndabona bimeze neza cyane. Tubagerera hirya henshi hatandukanye kumenya uko yabyifashe hirya no hino mu buzima bwa buri munsi tunyuramo kandi duhura nabwo. Reka tubaze umutware w'urugo. Boss, nuko ugerageza ubaze rwose, ariko ubaze utashaka kugira ngo winjire mu buzima nubwo mu cyumba ushaka nakwakiriye hanze, none ndumva ushaka no kugera mu mbere. ntabwo ndi bugere mutabari. Uyu ngo yaramaze kuvuga ati nyuma y'uko yaje gusanga ufite undi mudamu ngo yabyakiriye neza, ngo nta kibazo byari nta kibazo, mbese ati ibyo nifuza byose mbibonera igihe. Nuko uriya wa gatatu wagize gute igitekerezo cyo kumuzana? Ese uzajya wongera cyangwa niho ugiye kugarukira ku badamu batatu? Cyane ko abenshi bavuga yuko habaga abadamu benshi cyane atari kuba hakaba hasigaye batatu. Ikintu wamenya cya mbere, uko babona buri wese icyifuzo cye, icyo atekereje. Barya neza, bambara neza, nta na kimwe bamburana. Nigeze kukubwira ngo inkoko itera uko ingana, ninagura nzagura nkomeze n'abandi nabo bazi, ariko mu gihe bano bafite bano barampagije. Ndumva nta kibazo rwose, nta kindi kibazo kindi kirimo. Mu mwaka wa 2007 icyo gihe ndumva nari ndi muri segonderi ya mbere, hari umugabo twabonye mu gihugu cya Uganda, yari umuhanzi, ari umusitari azwi ku izina rya Abdumurasi, afite abadamu benshi cyane rwose, abantu bakavuga ati ni ibihuha iki, ariko nyuma y'icyo gihugu naje kukijyamo ngiye kwiga sanga ni ibyanyabyo. Ibi bintu hari abenshi bavuga ati ngewe n'umudamu umwe ntabwo biba bigoye, yego wenda wowe ubushobozi urabufite, ariko noneho uburyo bose ushobora kuba wababa hafi, cyane ko wenda uyu nguyu yatubwiye ati icyo nshaka cyose nyibonera igihe. Hari n'akantu yambwiye ati wasanga n'amabanga y'urugo byose biba ari ku gihe. Ubu bibaye ngombwa yuko hari undi uhura nawe ukamukunda, ese nawe wamuzana mu rugo? Aho yagutegereza aho wakuye andi makuru, nayo yandi nayo uzayahakura. N'icyo gitekerezo ni cyiza, burabwo uko amenye ibindi nabwo uzabimenya. Reka twege abo bandi bavuga ngo umwe ngwiki, nuko nta bushobozi baba bafite. Nta bushobozi, niba umwe yarakunaniye ubwo se urumva watunga babiri gute nta bushobozi ufite? Ni ikibazo gikomeye. Ubwo rero kuba ari batatu, ubwo nuko nyine mfite ubushobozi bujyanye nabo. Reka twegere kuri uriya aho hirya. Mama, wowe byifashe bite nyuma y'uko mwamenyanye n'uyu mugabo wanyu, ugasanga abana n'abagore babiri nk'uko uyu nguyu nawe yasanze afite undi mugore, wowe waje kubyakira gute? Njyewe nta kibazo, njyewe n'ubundi yarabanje arabimbwira, kubera ko numvaga nyine mukunze, nyine nanjye ndaza turabana. Ndabona abana abagore twese nyine duhuje umugabo umwe, njye ndumva nta kibazo kuko turamukunda twese.
reka nta kibazo pe. Ubuse nta mugore ushobora gucunga wenda umutware wanyagiye agahita ajya nk'ahandi muri bagenzi banyu hakagira ubika ibanga mugabo akabasanga mu rugo kandi wenda hari ibyo mwari mwagiyemo bindi. No, umugabo wacu nyine aratunyura tu. Aratunyura nta kibazo. Njye ninjye bucura. Niwe bucura. Ninjye bucura mu rugo. Ujya atareba hayi umunsi wa weekend bakawuha umugore mukuru. Njye nuko ngenda umwana nyine baba bamfashemo nk'akana ariko nyine nanjye ndi umugore. Ndi umugore. Ya, ndi umugore. Urakoze cyane. Ariko ndi kureba nkabona utari kugenzwa na kamwe. Oya nuko utangiye kwishimira. Wasanga nawe yadukunze kandi birashimishije. Birashimishije donke gusanga rwose ubwo nkuru abandi usanga n'umugore n'umugabo buri aba bana usanga babyuka barwana bagurukana baca heno no gusanga abantu mwamwe batatu murabana mu rugo muri abadamu kandi muhuje umugabo umwe ni ibintu byiza cyane ni ibintu by'agaciro. Nyine twebwe impamvu nyine buri muntu aba afite iminsi ye.